Daddy, bye. Reka yicare mu modoka itari. Hello. Mbega imvura. I begin to Luroga, cyangwa kwibariza ibyo ko. Allo. Ejo twari dufite gahunda yo kujya koga, ubundi imvura iragwa koko, imvura iragwa ariko twararangije kwitegura tutari bireke, dutegereje umushuti wacu ko aza kutureba, mama wacu nawe yaragiye ku rugendo, ubwo rero turavuga ntabwo twaguma mu rugo twenyine, tugomba kujya koga. Umva imvura yaraguye kuwa gatanu, imvura yaguye koko ku buryo abandi bari bafite gahunda yo koga babiretse, ariko njye ndavuga ati ntabwo nataha nayagezemo, kuko twavugaga dushobora kugenda twagera i Nyamata basi tugasangaho intuzo yaho, ituma yaho ntabwo imeze nk'iyi Kigali, ariko ubwo rero njyewe nahise mpfa kwiyemeza, ndavuga okay kapfe kwinjira amazi noge, ariko ntago hasaga neza pe, noneho muri pisine nta muntu wari urimo, kandi namwe pisine ya La Paris namwe murabizi ukuntu ingana, kuyoga wenyine biba ari ibibazo. Ubwo rero gusa twishimye kuko nyuma yaho twaje gufata urundi rugendo nyine tujya ku Gahembe, tujya kurya ikidari. Rero ikintu nababwira, gutembera ni ibintu biba mu muntu nyine, ntabwo ari ibintu umuntu yihingamo cyangwa umuntu ngo avuge ngo abyigana, kuko iyo ubyiganye hari ibintu nyine utakora. Ntabwo wagenda mu mvura, ntabwo ntekereza ko uri nk'umuntu nyine udakunda gutembera,
ubonye imvura iguye wahita uvuga ati nzagenda ejo cyangwa ikindi gihe, ariko njyewe nabingize ndavuga mwambabariye kuko mukamerekeza ko mwari mwabinyemereye tukagenda, mva nkajya mbabeshya ngo dushobora kugerayo tugasangaho hari izuba atari nk'inaha, ariko ntabwo twasanze imvura nyinshi, ariko nta nubwo hasaga neza pe, hari habishye ntabwo byari biryoshye nyine kwa kundi haba hari izuba nyine ku buryo mwoga bisa neza nyine, ariko twagize ibihe byiza twishimye mu by'ukuri. Icyo nashakaga nakigezeho, nashaka kujyayo numvaga makumbuye maheruka kera, ubwo rero nangiye gusubira na Paris, reba ukuntu habaye, mbona n'ubundi nta cyahindutse nyine ni hahandi, pisine ntiraba ntoya ni ya yindi. Guys, rero byari byiza pe, usibye ako kantu nyine k'imvura, kandi ntabwo twabuze imvura kugwa, n'ubundi nayo tuba tuyikeneye kandi iri mu gihe cyayo. ndakeka ko turi mu gihe cy'imvura, rero ubundi ntabwo wareka kugenda ngo nuko imvura yaguye, simbitekereza gutyo, keretse nyine utari ufite iyo gahunda wenda ukayipanga nyuma, ariko ntabwo ntekereza ku kintu umuntu yateguye guhera kwa mbere yagihindura ngo nuko imvura yaguye. Rero ngewe ko n'ubundi nari mbifite muri gahunda y'uko nzagenda, nta kintu cyari kumbuza, kuko nari natekereje ko niyo aba bavandimwe batamerekeza nari kwijyana pe, kuko numvaga mbishaka, nari kwijyana mu by'ukuri, kuko ngewe nishyizemo ikintu. Rero sasa ikibazo cyanjye nishyizemo ikintu nyine mba nakishyizemo, biragoye ko ngewe wankuramo ikintu nishyizemo ngo umbwire ngo iki kintu kirahindutse. Tuvuge nko gutembera ukambwira ngo gahunda iyo twari dufite ahantu kujya nyine irahindutse, keretse aho hantu nyine hatari gukora hafunze, ariko kuvuga ngo wowe wahinduye gahunda kubera impamvu zawe, ndagenda pe, ikintu gishobora gutuma nsubika urugendo rwanjye keretse ari nko mu mahanga, kuko wenda mba nkeneye undi muntu twaba turi kumwe, ariko ari mu Rwanda ahantu hariho hose uhinduye gahunda, shaka bisa nta kintu gishobora gutuma ntagenda, keretse iyo gahunda aba ari wowe wari warayipanze, ibyo birashoboka. Ariko ngewe twarapanganye gahunda, ukanyicira gahunda ukavuga ati reka tuzagenda ejo, rero nta kibazo ngiye kangende uzansangayo, nukomeze ibintu bijyanye n'urugendo nuko nepa. Cyokora nta muntu nakifuriza koga muri iki gipisine wenyine pe, urugingane, Yesu, pisine ni nini ku buryo mva urayireba byonyine ukumva iguteye ubuti iyo uri wenyine nyine, utari kumwe n'abandi bantu, biragoye nyine kuba wayogamo wenyine ngo umaremo umwanya munini, biragoye pe, ku buryo bisaba nyine woge nyine, ariko ntago biba bigufasheho, kubera ko nta bantu baba barimo nyine, uba uri wenyine. Ubwo rero nageze aho rwose ntangira kwishyushya, aho ngaho ndashaka kuva mu mazi, kuko ariko nkava mu mazi nuririye kuri ako kantu, umva nabikoze biranga. Noneho umushuti wanjye yitwa Mutoni akajya ambwira ati gerageza mbabara winsebya, nkongera nkagerageza bikanga, nkajya mu mazi nkongera nkatangira. Ariko guys, nimba reba hano rero nari ngiye kubikora biranze.
guteka nanjye nakicara wanjye ishaka yakoraga hano chef de cuisine yego yaragiye nari nemerewe kuzaza kogera hano buri munsi uyu munsi zaza mama uvuga murabi ibibazo ari kubaza ariko ni munsi menya ndi butsindira akazi ka kameramani gakoranye pepe tuzagura tuzisohokana nk'abakobwa ikintu kimbabaza ni ukuntu hano hantu ari heza ariko batashye bayi ndahari ndamamu ushobora kwicara tukagenda cyangwa papa wanyu yivumbura ubuse ndahabwa ufite igifu kingana ute nari nzi ko ngiye kunumvisha abantu kumbe ubuze aka kantu n'ubundi aka ni agasirimu ikibazo ni ga ese kamba tirini Trinity foto ihari sibyo ko afite rende